twubatse amashure twubatse amavuriro ariko dukurikije bya bibazo twagiye duhura nabyo mu bana kuko abana bacu barakubitika mu buryo bwo kwiga bikadutera guhora dukora ubuvugizi kugira ngo babone za school fees muri 1998 niyo natangiye kujya kureba abagwayi batagira kivurira namwe murabyumva iyo umuntu ageze mu bitaro areba wa mugwayi watawe wa muntu udafite abantu bamwitaho hama nanjye ubwanjye nabayeho nigeze gukora muri banke ndabivuga nigeze gukora muri Bena banke nkuru y'u Rwanda udufaranga dukeya twose nabonaga n'uyo murimo nahandi ntago nzi kwigurira inkweto ntago nzi kwigurira umwenda ahubwo amafaranga yose mbonye mu maboko yanjye ajya muri uyo murimo. Wow. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose ku isi aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe. Iminsi myinshi twari tugize igihe tudafite abatumirwa aho twabagezagaho amakuru umunsi ku wundi kuko twabibasezeranyije. Murabona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa ngewe ni Byamungu Etienne mumenyereye cyane cyane muri studio za Mind TV. Umutumirwa turi kumwe nibwo bwa mbere ageze muri studio zacu. Reka tumuhe ikaze ariko kandi namwe Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamurenge, Abahana bahangaza, abantu bari muri Nord Kivu, Abanyamasisi n'Abanyabwisha ndetse tutibagiwe n'abahaba hariya muri Tanzania. Mwese tubahaye ikaze kuko mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Kuri none rero twakiriye umutumirwa nkuko twari tubabwiye afite ibigwi byinshi n'umuntu uzwi cyane cyane mu bikorwa by'urukundo aho akunze gufasha abatishoboye ababana n'ubumuga. Sibyo gusa afite ibikorwa byinshi turaza kubana nawe muri iki kiganiro ariko nubundi reka tuguhe ikaze tugusabe no kugira ngo wibwire abadukurikirana. Urakoze cyane Etienne Imana iguhe umugisha kunyakira. Amen. Uze kubwira abadukurikirana amazina yawe witwa nde kugira ngo baze kumenya umuntu bagiye kuganira ni muntu. Yego. Nitwa Mutoni Karine Vanessa. Abantu benshi bakunda kunyita umuyobozi wa Rwanda Samaritan Choice cyangwa mama w'amahanga cyangwa Vava pastor ibyakorohera byose nabyitaba. Uvuzemo n'irya pastor? Yego. None uri n'umukozi w'Imana? Yego. Wow. Hanyuma ubwo muri iki kiganiro turaza gukoresha irihe wewe muri ayo mazina yose bakwita iryo ukunda cyane ni mama w'amahanga. Mama w'amahanga. Yeah. Rero mama w'amahanga tuguhaye ikaze aha muri studio zacu. Murakoze cyane. Ariko byenda kuba dukurikirana bashobora kwibaza mama w'amahanga ni Umurundi ni Umunyamurenge ni Umunyarwanda ariko twese turi Abanyafrika ariko kugira ngo barushirizeho kukumenya wabibwira mu ncamake. Ya nkuko bivuze twese turi bamwe twese turi Abanyafrika ushatse wanyita Umurundi ushatse wanyita Umunyarwanda komo cyangwa nushaka unyite n'umukongo byose biramfataho tu. Ya urakoze. Ariko ndi Umunyarwandakazi yego w'umukongomani w'umurundi. Muri make uri Umunyafrika? Ya ndi Umunyafrika. Wow. Kandi mu by'ukuri umwuka wa Afrika Pan-Africanisme ni ikintu cyiza kandi kiri kugenda gifata indi ntera. Hanyuma rero abadukurikirana ubaye ari bwo bwa mbere ugeze kuri Mind TV twakubwira kugira ngo ukande subscribe, like, comment ikindi kandi ujye ubisangiza abandi. Hanyuma rero uyu mama uko wavuze ngo ni mama w'amahanga reka tube ari ryo duheraho. Iryo zina rya mama w'amahanga rikomoka kuki? Izina rya mama w'amahanga abenshi barikomoye ku muryango Rwanda Samaritan Choice. Uyu muryango ukorera mu Rwanda ukaba unashaka gukomeza gushinga imizi muri Kenya. Ni umuryango ufasha abana b'imfubyi abana b'abakene. Harimo n'abantu babana n'ubumuga. So ni ukuvuga ngo n'izina rikomoka ku bikorwa. Ego. Yes. Hanyuma rero mbere yuko twinjira byenda muri uwo muryango mugari ufite ibikorwa byinshi wamaze kubaka izina haba mu Rwanda ndetse ukaba uri kugenda wagura imbibi aho waje no muri Kenya ariko kandi mama w'amahanga wagenze n'amahanga menshi. Ari cyo nshaka ko duheraho.
uri mu bantu bageze ku mugabane w'uburayi, urahaba igihe wabaye kitari gitoya, ariko wongera guhitamo kuza gutura muri Afurika. Nagiraga uze gusa nkaho dusangiza amateka makeya ku buzima bw'abanyaburayi, dore ko kenshi abanyafurika bahafata nko mu ijuru. Wowe wahageze n'iki wabwira barimo kudukurikira? navuga yuko Uburayi atari ahantu habi, ni ahantu heza bitewe n'ukuntu umuntu amahitamo y'umuntu, kandi navuga yuko wenda abantu benshi yego bazi ko Uburayi ari mu ijuru, ariko ntabwo ari mu ijuru mu by'ukuri, mu bintu bifatike ntabwo ari mu ijuru, ni mu isi, habamo ibibazo byinshi, habamo n'ibisubizo byinshi. Urebye abanyafurika tubona benshi bagwa mu nyanja, bagenda munsi y'inyanja mu mato, binjira mu buryo bw'amagendo ku mugabane w'Uburayi, benshi bakarangiza bahasize ubuzima. Abandi buzuye inkambi z'impunzi hirya no hino, haba mu bihugu by'ibiyaga bigari ndetse ku isi hose impunzi ni nyinshi, kandi ugasanga mu mitwe yazo nta kindi bifuza ni ukuja hanze, Amerika, Canada, Australia ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Wowe rero mama w'amahanga ugezeyo, niki washimye ku mugabane w'Uburayi, niki wahagaye? Ikintu cya mbere nashimye mu by'ukuri, bitewe n'ibyo tuba tugiye gushaka, Uburayi nibaze yuko ari utuzi tuboneka mu buryo bworoshye. Abantu benshi bajya Uburayi mu by'ukuri ni imibereho baba bagiye gushaka. Ikintu rero numva nashimye Uburayi nuko namenye ubundi buzima, namenye ibindi bihugu bitewe nuko Imana yamfunguriye inzira nkajyayo, menya abantu batandukanye, izo connection z'abantu batandukanye, guhura n'abantu batandukanye, guhura n'imico itandukanye, ko hariya iyo ugiye usa nkaho ubaye wenyine, usa nkaho udafite bene wanyu hafi, usa nkaho ugiye gusa nkaho ugiye gutangira ubuzima bundi busha. Harimo abantu benshi b'abanyamahanga batandukanye, urumva kubana nabyo byari ibintu by'agaciro. Hanyuma igihugu wari urimo, nubwo twavuze ku mugabane w'Uburayi muri rusange, ariko igihugu wabayemo ni iki? Mu Buholande. Holande nimba atari ibanga, ibyo wahagaye, ikintu wagaye ugenda ku mugabane w'Uburayi ureba Ubuholande, ni igihugu giteye imbere, ni igihugu cyiza gifite imibereho myiza, ukifuza kongera kugaruka muri Afurika. Ikintu numva nahagaye ntabwo ari kinini cyane, nk'umuntu uba waramenyereye gukora, mu gihe cyose uba utarabona ibyangombwa, biba bigoye cyane kugira ngo ugire icyo ukora. Sasa rero kubaho mu buzima bwo kuryama no kurya, yego ukabona y'amafaranga y'icyumweru atari menshi atahaza, ibyo ngibyo ni cyo kintu nsa nkaho nahagaye. Ntago baguha favor yo kugira ngo ukore nk'umuntu nyine utarabona ibyangombwa, ariko abantu bafite ibyangombwa barakora kandi babayeho ubuzima bwiza. Hanyuma se kugira ngo ubone ibyangombwa bifata igihe kingana gute? Iyo ngiyo ni story ndende cyane, ariko bishobora gufata imyaka 5, bishobora gufata 2, bishobora gufata umwaka umwe, bivana na case y'umuntu, bivana na situation ihari, ibintu nk'ibyo ngibyo. None iyo bavuze ngo cyane cyane condition nini nuko ubanza kwiga indimi, wamara kumenya indimi ukabona ko wahabwa ubwenegihugu, iyo byenda ntiyaba ari impamvu nini ituma abantu batinda guhabwa ubwenegihugu? Mu Buholande ntabwo wapfa kubona ubwenegihugu akenshi cyane. Nibaza yuko imaze kubona ubwenegihugu ntibashyiraho condition ngo kugira ngo ubone ubwenegihugu nuko wakwiga indimi, ahubwo iyo umaze kubona ubwenegihugu niho ujya kwiga indimi kugira ngo wiyasocie muri societe, donc wumve ko nawe wabaye umuholande kandi uzabashe no gukominika. Benshi rero bakunze kuvuga ko abantu bagera ku mugabane w'Uburayi, za Amerika na za Canada bakagaruka muri Afurika ngo baba barigwijeho akayabo k'amafaranga, bariteje imbere, hanyuma bakaza kurya ibyo bakoreye. Sinzi nimba nawe ariko bimeze cyangwa se warasanze muri Afurika
ariho warutishije ahandi hose? Kugeza kuri uyu munota sinavuga ngo amafaranga nabonye ngo menshi, oya na makeya mfite, ariko kandi sinavuga kandi ko ntazakomeza gushakisha uburyo nshobora kugenda mu kindi gihugu donc bemerera abantu gukora mu buryo bworoshye. Abantu bose bazi muri Europe akenshi cyane niyo nzitizi, donc kuba utari free kuba wakora, kandi mu by'ukuri ikintu kenshi cyane kijyana abanyafurika i Burayi ni amafaranga, nta kindi kintu kibajyana, kuko i Burayi ntago hari ubuzima bwiza cyane wavuga ngo ni bwiza cyane, habaho ubuzima bugoye, ukubitiyeho imbeho yaho, ugakubitiraho ubushuhe bwaho, ugakubitiraho kuba uri wenyine, ubwo buzima bwose utari no gukora, nta mirimo ufite, noneho ukiriga uryamye, ukajya urya neza kuko ibiryo birahari, n'amafaranga make baguha abasha kukugaburira, ariko ntabwo uba ufite bwa buzima bwisanzuye, niko nabivuga. Hanyuma wakomeje mu mazina wivugaga, wavuze kuri pasiteri, hanyuma ni byiza kuganira n'abakozi b'Imana, ndetse hano ni agatuti tuvuga ko ari agatuti kanini karuta utundi, kubera ko hano urakurikiranwa n'isi yose. Ubushumba waba ukorera muri he torero, bundi wahamagawe gute? Kugeza kuri umunota ntago navuga ko mfite itorero ryanjye, ariko mfite itorero rinshumba njya munsi, ariko ndumwe mu bapastor, ndumwe mu bayobozi b'iyo church neraniraho, ariyo church bita Royal Family Church. Hama kuba nitwa pastor ni namazina abantu banyita, kandi nsa nkaho ari byo bintu nigiye bya theology and leadership. Rero no muri ya Samaritan, kuko iyo nteranije abantu bo tuyobora, abo dufasha, harimo b'abana twasubije mu mashuri, harimo b'abapfakazi, harimo b'abantu babana n'ubumuga. Akenshi cyane iyo nkoze nka event imwe nshobora guteranya nk'abantu 150. Abo bantu bo dufasha gusa, abo dukorera ubuvugizi, ko sivuga ngo turabafasha ko natwe ubwacu ntago dufite ubushobozi bunini, ariko abo tubasha gukorera ubuvugizi bakajya mu mashuri, bakarangiza amashuri za primaire, za secondaire, ntago baba bari munsi y'150 bose hamwe tubakusanije. Rero kuba nitwa pastor, nibaza ko ari izina sinzi ko navuga ko ari izina abantu bareba bakabona ko bikwiriye bakarikwita, ariko ntago mbishira imbere cyane, kuko ariko mu yandi magambo warasengewe, izo nshingano urazihawe? Ego, narasengewe, n'inshingano narazihawe. Wanize teoloji? Narize na teoloji, uretse yuko kwiga teoloji bitakuhindura pastor, ahubwo biguha imbaraga zo gukomeza gukorera Imana mu byuzi, kandi ukarushaho gusobanukirwa. Ego, kandi ukarushaho gusobanukirwa. Hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina cyatumye uyu munsi twifuza kuganira nawe. Twakomeje kumva ibigwi byawe, ugeze muri iki gihugu twifuza ko twaganira ukadusangiza ibyiza cyangwa se ibyo ukora muri Rwanda Samaritan n'umuryango Rwanda Samaritan Choice. N'umuryango mugari ufasha cyane cyane abatishoboye, biganjemo ababana n'ubumuga. None nifuzaga uwo muryango wavutse ryari, igitekerezo cyabajemo gute? Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza cyane, ndagikunda. Nkuko nsanzwe mbisobanura ahantu henshi, nsa nkaho mbasha gukora ibiganiro. Ni umuryango wavutse muri 1998. wavuga ngo wari umeze gute, wanganaga gute? 1998? Ego. Wow. Wavutse muri 1998. Icyo gihe nari umunyeshure, nkuko nkunda kubivuga, nkunda kuvuga ko ari background, nuvuga ngo ubuzima bwo twanyuzemo bwadusunikiye gukora ineza cyangwa kwisanga turi kumwe n'abana b'imfubyi, kuko natwe ubwacu twakuze turi imfubyi. Biza kudusunikira kubana n'abapfakazi, kuko nanjye ubwanjye mbicaye imbere narezwe n'umupfakazi.
ku bantu babana n'ubumuga bo n'abantu yego tubashiramo ariko ntago turagera igihe tu developa ico kintu cyane ubundi dukorera mu bana cyane b'imfubyi abakene n'abamama babana n'abamama b'abapfakazi. Ubwo iyo uvuze byenda abana nabari munsi y'imyaka 18. Ego tufata abana batigeze bajya mu mashuri tukabakorera ubuvugizi tukabasubiza mu mashuri. Ubu ngubu dufite abana barangije za primaire barangije na secondaire n'abandi barimo kurangiza secondaire. Hanyuma muri 98 icyo gitekerezo kibazamo nkuko bivuze ni experience y'ubuzima mwaciyemo byo kuba imfubyi kurerwa n'abapfakazi nkuko wari ubivuze. Ni igitekerezo cyakujemo cyangwa uri umunyamuryango mu bagize uwo urakoze cyane. Nkuko nakubwiye ko ari igitekerezo cyaje kuri jewe bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Nigeze kugwaza papa kuba ntago namugwaje comme tel ariko yaragwaye urumva sije namugwaje sije nagize uruhare mu kumugwaza ariko hari abantu bagize uruhare donc mu kugwara kwiwe abantu donc yisanze ari mu bitaro ariko ico gihe adafite abantu bamwitaho basanzwe kuko ntibyari byemewe nza gusanga yarafashijwe n'umuganga n'umusocial noneho yaje gupfa birumvikana ariko nkuze nageze igihe nyine numva ko ntekereza kuri papa ninde yamwitagaho ninde yamugaburiraga ninde yakoraga bene ubwo buzima hama icyakurikiyeho niki nuko jewe nahise mfata inzira njya mu bitaro muri 98 niyo natangiye kujya kureba abagwayi batagira kivurira. Namwe murabyumva iyo umuntu ageze mu bitaro areba wa mugwayi watawe wa muntu udafite abantu bamwitaho wa muntu nyine udafite abantu bamwitaho wa muntu udafite abantu bamukurikirana ubwo ukajya aho ngaho nimba ari ukumwoza nimba ari ukumugaburira nimba ari ukumukorera ubuvugizi akabona iyo miti ni muri ubwo buryo Samaritan yatangiye. Aho ngaho navuga ko ari muri inzira imwe y'ibitaro ariko nageze muri 2010 niho Imana yanyoboye kujya mu bana bamaze imyaka 3 cyangwa 5 batiga ntangira kubakorera ubuvugizi gutyo kuva uyo munsi kugeza uyu munsi dufite abana barenze 50. Abo mwafashije nabo mutimo gufasha? Abo twafashije nta bandi turimo turongeraho ahubwo nabo twafashe turimo turagwana nabo kugira ngo bakomeze bige barangize kwiga amahoro. Hanyuma byenda mu migabo n'imigambi mufite ndiyo ndumva ko ibikorwa cyane mwibandaho no gufasha ariko se icyo mwifuza muri Good Samaritan Choice Samaritan Choice Samariya yatoranije yes Rwanda Samaritan Choice yego nk'imigabo n'imigambi plan mufite kuva ku gihe mwatangiriye aho mugeze n'ibindi byinshi muteganya kuba mwakora nibi ubundi muri Rwanda Samaritan Choice imigambi dufite niyo kuzabona twubatse amashure twubatse amavuriro ariko dukurikije bya bibazo twagiye duhura nabyo mu bana kuko abana bacu barakubitika mu buryo bwo kwiga bikadutera guhora dukora ubuvugizi kugira ngo babone za school fees kandi noneho bakagera igihe bakagwara rero tugize ukuntu tubona ubushobozi nyabushobozi abana bagabanuka kuba urumva abana baba bakeneye kwigishwa nkaho ari ku buntu baba ari benshi cyane rimwe na rimwe ugasanga n'ubwo bushobozi ari ahantu bugera bugasa nkaho burangiye. Ubu ngubu dufite abana barimo bararangiza za secondaire ntituzi ngo bizagenda gute ariko icyo dushaka nuko wa mwana twatangiranye nawe yaniga na university akarangiza icyo gihe rero dufite ibintu byo kuba navuga gute reka mvuge imishinga mito yo gukora noneho tukabigisha gukora kugira ngo wa muntu nyine agaruke nyine afashe wa muntu wo hasi. Gahunda zacu nizo kwigisha abantu kwigira nibyo kugira ngo wa mubare w'abantu dufasha ugabanuke use nkaho ugabanutse niwe ukomeze kwiyongera. Nkuko waruvuze ibikorwa mwagiye mukora ni nabyo n'ijambo ry'Imana rikunze kuvuga ko itorero ryiza ni ryita ku mfubyi n'abapfakazi dore ko ibyo ni ibintu mwagiye mukora kandi byananiye benshi
kubera ko abantu babaye hano ku isi ni benshi, haba mu gihugu cy'u Rwanda, aha muri Kenya turi, no hirya no hino ku isi. Tubona no mu bihugu biteye imbere hari abarara ku mihanda. Umutima w'urukundo n'umutima wo gufasha ni ikintu cy'ingenzi kandi Imana izakibahera umugisha. Ariko kandi muri ibyo bikorwa byose mugenda mukora habamo imbogamizi. Nk'izihe mbogamizi mwagiye muhura nazo? Imbogamizi zo ni nyinshi cyane. Twagiye duhura n'imbogamizi z'abana tuvuga ko twishyurira ariko bikarangira nyine bamwe babonye minerval abandi babuze amafaranga y'ishuri. Icyo ni ikintu cya mbere. Usanga habamo abatiga neza kubera ubwo buryo bw'ubushobozi bukeya. Ikindi dufite imbogamizi z'uko dushobora kubona izo school fees ariko ugasanga n'ubundi kubera ko harimo n'abakene benshi, ugasanga n'ubundi umwana iyo agiye mu rugo arabuze icyo kurya. Noneho kwa kundi waburaye rimwe kabiri gatatu ugasanga umwana rimwe na rimwe avuye mu ishuri basubiye kujya kuba mu abamayibobo cyangwa basubiye kujya gukora utuzi tubavuna kugira ngo babone icyo kurya. Ubundi icyo tugwana nacyo Samaritan ntabwo igwana no gushaka amafaranga y'ishure gusa, ahubwo tugwana no kugira ngo wa mwana abeho ubuzima bwa buri munsi. Hari ibintu by'ibanze, umwana abone icyo kurya, umwana abone icyo kwambara, hama uyu mwana agaruke abone school fees. Rero ibyo bintu byose ni ibintu binini cyane ku buryo rimwe na rimwe biba birenze ubwenge bwanjye cyangwa ubwenge bw'abantu dukorana nabo. Kenshi niyo mpamvu usanga dukora ikintu cyo gusa nkaho dutabaza. Duhamagara abantu kugira ngo batwumve, badusapotinge mu mirimo dukora kugira ngo turebe ko hari ikintu ari ahantu twageza abantu bababaye cyangwa izo mfubyi. Hanyuma byenda abantu benshi badukurikirana bashobora kwibaza, urumva kuva muri 98 kugeza kuri uyu munsi Rwanda Samaritan Choice igifite abantu ifasha kandi mu migambi mufite bigikomeje gukunda. Abantu benshi bakwibaza rero imfashanyo cyangwa se amafaranga yo gufasha abo bantu bangana gute muyakura he? Ego ndabisobanura gutya. Mbere covid itaraba nakoraga ibiterane, nakoraga ama event, ugasanga ndagiye nko muri hoteli runaka, hoteli nini, turanegosietinze nabo, tubabwiye ukuntu turi umuryango, tubabwiye abo turi bo, ibyo dukora, noneho ugasanga tubasabye kuba badukorera wenda par exemple icyayi. Noneho ugasanga icyo cyayi umuntu aje kukigura ibihumbi wenda par exemple ibihumbi 15, ariko mu by'ukuri umuntu ntago yabagaje azanye na cyayi, yabagaje gusapotinga Rwanda Samaritan Choice. Akaza yahagera, twabaga dufite ama video y'ibyo dukora, twabaga dufite abamama twemvise muri baba mama bacu dufasha, abana twatumiye muri bana dufasha, bagatanga ama testimony, bakavuga ubuhamya butandukanye. Noneho ugasanga abantu baje muri iyo event twahitaga ngo prayer, ngo Thanksgiving prayer breakfast. Donc ugasanga baje, ugasanga hari ikintu kinini cyane bakoze ku buryo baritangaga. Noneho ugasanga muri kwa kwitanga havuyemo ya mafaranga make yaduha hotel, ya mafaranga make yaduha abantu baje kuririmba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho tukagira amafaranga dusagura, aya mafaranga niyo yambeshejeho imyaka myinshi kugira ngo abana bige. Niyo mpamvu mba ndimo ndakubwira ko dufite abana barangije za primaire, abana barangije za secondaire. Hama uretse n'ibyo ngibyo hari ubundi buvugizi bwo kuba nimba tuziranye, abantu benshi banzi baraza kubyandika, bazi nkora icyo kintu cyo gukorera abana, kuvugira abana. Nivuga ngo akenshi cyane nagiye mbona abantu bavuga uti no, nanjye nshobora kwishyurira umwana umwe, nshobora kwishyurira abana babiri, nshobora kwishyurira abana batatu. Ni muri iyo struggle nuko nguko nagiye nsa nkaho ngenda nzamura abana buhoro. Hama nanjye ubwanjye nabayeho, nigeze gukora muri banke, ndabivuga, nigeze gukora muri Bena banke nkuru y'u Rwanda. Udufaranga dukeya twose nabonaga n'uyo murimo, ntago nzi kwigurira inkweto, ntago nzi kwigurira umwenda, ahubwo amafaranga yose mbonye mu maboko yanjye ajya muri uyo murimo. Hanyuma byenda harabakwibaza byenda Rwanda Samaritan Choice yaba ari umushinga wanditse mu buryo bw'amategeko cyangwa n'ibikorwa by'urukundo gusa mukora?
ego Rwanda Samaritan Choice ni organisation izwi na RGB twese turayizi. Donc iratuzi, yaduhaye impapuro, yaduhaye icyemezo gikora ku mugaragaro. Ubwo ni ukuvuga ngo mu buryo mushobora gutegura ama project akaba finance kugira ngo ibikorwa byanyu birushirizeho kwaguka. Hanyuma se mu gihe wari ku mugabane w'Uburayi, ndumva ko ari wowe mu visionnaire, ari igitekerezo cyakujemo kandi ari ikintu kubivuze imirimo ukora, amaronko yose ubonye wumva ko ari cyo kintu wakora. Mu gihe wari ku mugabane w'Uburayi, uwo muryango wakomeje gukora gute utakiri mu Rwanda? Warakomeje gukora kubera ko ufitemo abandi bayobozi. Dufitemo coordinator, dufitemo abasecrétaire, abacontable, dufitemo harimo n'umupasteri muri Rwanda Samaritan Choice. Rero abo bantu bose barimo aho ngaho n'abantu ahubwo iyo nahari niho bakora cyane. Naratangaye kuko iyo nahari usanga ari ibikorwa bikomeje gukora kandi bigakomezanya umurava. Hama jewe of course mba nagiye gushakisha kugira ngo turebe ko abana babaho, abo bantu babaho. Hanyuma se ko bakunze kuvuga ko nko ku mugabane w'Uburayi za Hollande n'ahandi umuntu igihe atarabona imirimo biragoye cyane kuba wakohereza amafaranga. Ibyo ntabwo byaba byarakubereye imbogamizi nini? Nibyo, ntabwo byoroshye kohereza amafaranga mu gihe utarabona ibyangombwa, no gufungura izo account ntabwo byoroshye, no kohereza ayo mafaranga ntabwo byoroshye. Nta kintu na kimwe cyoroshye i Burayi, reka mbivuge gutyo, nta kintu na kimwe cyoroshye. Ariko of course amafaranga, iyo wabonye amafaranga makeya hariho uburyo bundi ushobora kwiyaranja ukohereza amafaranga. Ego, ari nabwo buryo byenda nawe wagiye ukoramo. Hanyuma rero hari amakuru twumvise mu mpamvu byatumye twifuza ko twaganira nawe ko uri hano muri Kenya n'ubundi uri muri gahunda zo gukomeza kwagura umuryango. Bimeze gute, urabiteganya gute? Muri Kenya yego ndakangurira cyane cyane abanyarwanda batuye muri Kenya, abarundi batuye muri Kenya, abakongo nyine batuye muri Kenya n'abakenya ubwabo, kugira ngo baze dufatanye kugira ngo turebe ko hari ikintu twakora na hano muri Kenya, kuko ntago twicaye. Dufite abana bakeya twatangiye gufasha muri Longai. Hari abana, hari n'abamama twagiye tubona baba female. Nibuka yuko hari n'abakenya babiri tubanamo muri iyo Kenya Samaritan Choice. Ubwo rero kubera ko ndi muri Kenya, hari igikorwa ndimo ndategura mu kwa karindwi kusa nkaho kurangira. Ndashaka kongera gusubira muri ba bantu banje muri Longai. Umuntu wese yumva ko ashaka gukorera Imana cyangwa ashaka gukorera igihugu, of course yaza tugafatanya, kuko ajya waho ngeze hose ntago nshobora kuba nicaye. Nobango no mu Buholande narashakishaga uburyo nyine Samaritan ikomeza, na hano rero muri Kenya sinibaza yuko naza ngo nicare njyame sinzire, oya. Aho ngeze hose mba numva afite wa mutima wo kureba ba bana bababaye batarimo kwiga ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma uretse byenda ku ruhande rw'abana, wavuze ko ibyo mubakorera ari ukubishura minervare n'ibindi bikenewe, amakaye n'utundi, ariko hari ibikorwa wavuze byo gusura abarwayi ndetse no gufasha abapfakazi, ababana n'ubumuga, aba batari mu ishuri. Ubufasha mu bafasha n'ubunyabake? Abantu batari mu ishuri ni babandi b'abamama b'abapfakazi. Rero ubuvugizi dukora, hariho, reka nguhe example, hariho abantu bariho za kampani, sibyo? Hari kampani iri mu Rwanda ikora ibintu by'amafu, bino bya Nutri Family, Nutri All Family, Nutri Papa, Nutri Mama, sinzi ko abantu babizi. Abo bantu iyo tubaganye baduha bya bintu bafite. Nubango abafite isukari baduha isukari, abafite amafu baduha amafu, abafite ibyo kurya baduha ibyo kurya. Babantu rero batarimo kwiga nibo baba mama baba bana dufasha. Nubango iyo tugiye mu muryango dutwara ibyo dufite, dutwara imyenda, dutwara ibyo byo kurya bivana n'ibyo twabonye. Hanyuma muri ibi bikorwa byo gufasha, ni ikihe kintu cyakubabaje kurusha ibindi mu buzima? Ikintu cyambabaje, kinambabaza buri munsi, ni ukuba ntashobora kugera ku cyo nshaka kugeraho. Ego, gahunda zanjye nizo kutabona umuntu ababaye. Sinzi ko bizabaho ko nzagera igihe, ariko muri gahunda zanjye mba numva Imana yazamfasha nkagira amafaranga menshi cyane,
noneho ku buryo nzahora nubakira abantu baba mu muhanda cyangwa numvise ikibazo ariko nkakinjiramo kuko sinjya mpfa kuvuga ngo uyu nguyu turamufashije ntabashije gukora iperereza ndagenda nkigerera no muri quartier nkamenya ngo uyu mwana koko nuwo gufashwa nkakurikirana rero wenda hari igihe kizagera nizo nzozi zanjye avuga ngo naba mfite amafaranga menshi cyane ku buryo nubaka ahantu hanini ku buryo nzahora nkora y'ama surprise nyambibona i Burayi ugasanga umuntu bamukoreye surprise bamuhaye urufunguzo rw'inzu cyangwa rw'imodoka ariko inzu niyo ziranja sinzi ukuntu nabikubwira noneho nkaguha aho gutura narangiza nkashaka n'uburyo bwawe bwo kwivuza kuko ubuzima twanyuzemo n'ubuzima bw'inzara n'ubuzima bubabaje n'ubuzima buri imfubyi irasuzugurwa imfubyi ihura n'ibintu byinshi cyane hari challenge cyangwa hari ibyo tugenda duhura nabyo bitewe nuko aho twavutse donc uburyo twakuzemo ari ubuzima nyine busa nkaho ari ubwa gikene abantu bakakumanipira abantu bakagukoresha ibyo byose rero biranja Imana izamfasha ngere ku cyo nshaka kugeraho. Hanyuma se ibyo byose bigenda bikubabaza imbogamizi zitandukanye ugenda uhura nazo kubona abantu bakeneye ubufasha ntubone ubufasha buhagije kugira ngo ubafashe kubona abababaye ukabura icyo wabamarira hari igihe wari wumva ko byenda bitewe n'izo circumstances ukumva wacika intege ntabwo ofeti niyo ncitse intege nirinda kubyereka ba bantu dukorana bo bacika intege bikarangira neza ukabona bakakubwira uti ibi ni ibyawe ni wowe ubishoboye ariko njya ncika intege nkagenda nkabwira Imana ngo ibyo ari byo byose umutima wanjye urawuzi ibyo nshaka gukora urabizi ni nawe wamamagariye gukora uyu murimo ndabizi neza ko nubwo uyu munsi bitarimo kugenda neza ejo bizaba byagenze neza bizagenda neza. Hanyuma muri iyi mishinga minini ufite nko kubaka amashuri ibitaro kugira ngo urushirizeho gufasha aba bantu batishoboye ufite icyizere kingana gute kuzabigeraho? Nzabigeraho kuko ubu ngubu reka nse nkaho mvuze gutya ejo bundi naratekereje ndavuga ngo ibyo ari byo byose mbere yuko njya gufasha abandi bantu nanjye ngomba kuba nifashije hari ahantu nari mfite akantu nyine n'akantu nyine n'inzu itasamaje noneho ndavuga ngo noneho Mana ngiye kugukorera muri buno buryo bafata abana bo mu gace ka Nyamata bakeya nsabye umurenge mfata abana 5 batishoboye noneho mfata mbona umwarimu nawe aje nk'umuntu w'umuvolontaire nsa nkaho ntangiye akantu k'agashuri urabibona nanjye ubwanjye sinarinzi ko ibyo bintu bizabaho ariko ndimo ndabona umengo bizashoboka kuko nahise mvuga ngo nubwo yaba ari aka business gato ndimo ndagerageza gukora ariko sinshaka gutakaza umuhamagaro sinshaka gutakaza Vanessa nyawe nuwo kuzibona mu myaka iri imbere afite y'amashuri manini cyane ariko yuzuyemo abantu batishoboye n'abandi bishoboye bazana minervare kugira ngo bano batishoboye bakomeze kubaho rero ako gashure nsa nkaho nagatangiye umwaka ushize ndazi neza ko Imana izamfasha kugira ngo ngere ku cyo ngomba kugeraho uretse n'amashure n'amahoteli n'amavuriro byose bizubakwa amazu y'abantu bazaturamo. Hanyuma hari ikintu nakumvisemo cy'imbaraga idasanzwe kuba umuntu yakwikura mu mirimo nko muri banki muri Beneri ni banki nkuru y'igihugu ukareka imirimo kugera ku mugabane w'Uburayi ufite amahirwe yo kuhatura ndetse kugera ku rwego rwo kuzabona ibyangombwa ugatangira gukora ndetse ugakora n'amafaranga menshi bigatuma izo nzozi zose ufite bishobora kwihutisha kuzigeraho ariko byose bikarangira n'ubundi ubyikuyemo. Iyo mbaraga ituma ukora kuri ibyo ukikura ku mugabane w'Uburayi nubwo twabikomojeho ukikura mu kazi muri banki ugakomeza kwiruka kuri Rwanda Samaritan Choice izo mbaraga uzikura he? Izi mbaraga rero nta handi ziva n'imbaraga z'Imana oti kubera iki ijambo ry'Imana avuga ngo abayoborwa n'umwuka abo ngabo nibo bana b'Imana novuga ngo Imana niyo yanshize muri Benel ariko nkoramo nsa nkaho nkozemo byari biraka biri
renouvelable bakomezaga kubirenovera bigere mu myaka 5 akazi kacu gasa nkaho tugakora bazana amamashini aragakora akazi turagatakaza gutyo noneho nyuma naje kubona iyindi offer insaba kujya gushaka akazi muri banke Imana irabyanga irambwira uti ndabizi neza ko icyo uzasaba cyose nzakiguha ariko icyo ngushakaho nukuza ukicara muri organisation ukankorera ubwo rero ntago nigeze mvuga ngo nanza akazi ahubwo Imana yonyine niyo isa nkaho igenda inyorienta mu buzima bwanjye bwose hama no kujya i Burayi nagiyeyo ari iyo organisation yari amahugurwa ngiyemo hama igihe kigeze ahangaha turi munsi y'ikibuga cy'indege muri hanganira urusaku nivuga ngo igihe kigeze urumva Imana niyo yanteruye injyana mu Buholandi igihe kigeze irangije irambwira uti go back nta kindi kintu nari gukora uretse kumva cyane no gukora icyo Imana ishatse ko nkora niyo mpamvu ndi muri Afurika. Wow. Rero ni mama w'amahanga niko mwabyumvise na amazina ariko kandi n'izina ryazanywe n'ibikorwa kandi nta gahunda yo gucika intege ibikorwa birakomeje kandi akomeje gufasha abababaye. Hanyuma kuba arimo kutwumva nihe message wabagenera? Buriya hari abantu benshi bafite umutima wo gufasha ariko badafite amakuru kandi amakuru urayababwiye. Umuntu wakwifuza kuba yagira icyo afasha Rwanda Samaritan Choice wumva ko yafasha umwana umwe kwinjira ishuri, yumva ko yagufasha no muri iyo project yo gukora ibyo bikorwa bikomeye. Hari abantu bafite amafaranga menshi asitotse ku mabanki kandi nabo bifuza ibikorwa baza nk'abafatanya bikorwa mugakorana. Wagira ubutumwa ubagenera ariko kandi unabakangurira kugira ngo baze bagutera inkunga kugira ngo abo bake wafashaga ubafashe bihagije ndetse wongeremo nabandi kuko abababaye ni benshi. Wabagenera ubutumwa tugenda tugana ku musozo. Ubutumwa numva nabagenera ku bakristu reka mvuge ku bakristu hamandaza kuvuga wenda nabo abandi amadini yandi kuko twese turi abana b'Imana. Hari ijambo riri muri Yakobo 1:27 ubirebye Yakobo yose igice cya mbere wenda n'icya kabiri kiravuga ku mirimo myiza. Mbwira nyereka imirimo yawe myiza nanjye nkwereka agakiza. Hasi agasobanura kavuga ngo agakiza katagira imirimo kaba gapfuye n'imirimo nayo itagira agakiza nayo ibipfuye. Nuvuga ngo tugomba gukomeza kugira ka gakiza ariko gashingiye ku mirimo. Hama hari ahantu nakunze cyane aho ngaho handitseho ngo idini nyakuri Imana yishimira ngo ni igihe umuntu azaba ababaye ngo ukamusanga ngo kandi ukamusanga utamuzi. Sibyo umuntu azaba afunzwe ukajya kumugemurira atari uko muturuka mu moko amwe cyangwa mu karere kamwe utamuzi ugakunda umuntu kubera ko umuntu ari uwo gukundwa kubera ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Rero buri munsi mu biganiro nkora njya nkunda kubwira abantu babwira ngo ntago jewe mbashaka kwiyerekana nta nubwo nzaceceka kuko n'abavuga ibibi nabo barabivuga buri munsi. Nkangurira abantu kugira ngo baze twifatanye turebe ko hari ikintu twakora. Igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo hari icyo wakora. Ushobora kutabona wa mwanya ujya muri CHK mu bitaro, navuze CHK kubera ko ariyo nakunze gukorera cyane, ariko ushobora kutabona wa mwanya ujya mu bitaro ariko ukabona ufite amafaranga ukavuga uti hariya hari umudamu muhaye amafaranga hari ikintu yayamaza. Hama nanjye icyo nyakoresha ndakora umurimo narangiza nkaguha raporo nsa nkaho ububaye nka boss wanjye ndaguha raporo nkakubwira ngo byagenze gutya amakaye yavuyemo abana babonye hari abantu bari batambaye inkweto hari abatambaye imyenda hari bari bagiye kwitwa n'inzara hari abashonje nagaburiye byose ndabiguha kuko uba wampaye akazi ko gukora. Hama ikindi kintu ca motive abantu bashaka kutugana hari Rwanda Samaritan Ministries ni YouTube iri kuri YouTube ni channel shasha mwese muyigane mukore subscribe hama mukore za like mushireho za comment mudushigikire muri ubwo buryo. Ntago tukora kenshi ntago dushyiraho ibiganiro mu buryo
bwihuse cyane ariko kandi mudushigikire mutwereke ko turi kumwe hanyuma rero abadukurikirana mwumvise ko ari umurongo ni nabyo narengiye kubaza uhise ubikomozaho aho bababonera uburyo bakurikirana ibikorwa mukora avuze ko bafite YouTube channel ya Rwanda Samaritan Ministry mwajya kuri YouTube mukayireba abakunzi ba Mind TV namwe murimo kudukurikirana mugende hariya mu muhundagazeho subscribe mukurikirane ibikorwa akora ariko ikirenze kuri ibyo musapoting mugire uwo muhindurira ubuzima abana bo mu mihanda abana b'imfubyi umukuye mu muhanda ukamwishyurira ishuri ukamuhindurira ubuzima ejo azaba se w'amahanga abe nyina w'amahanga akora ibikomeye kuko buriya umwana w'umuntu wese yaje kuvuka avuka mu mugambi w'Imana ndetse afite n'intego Imana yamuzanye hano ku isi kandi cyane cyane nibo bayobozi bejo rero gira uruhare mu gutegura abayobozi bejo gira uruhare mu gufungurira abashonje gira uruhare mu kuvuza abarwayi rero mama w'amahanga tugana ku musozo nabajije ibibazo byinshi ariko byenda hari icyo nshobora kuba nasize kiri ku mutima wagira icyo ubasangiza hanyuma ukanyemerera tugasoza kino kiganiro hari indirimbo ntoya ivuga ngo gira ubuntu nk'ubw'umusamariya Yesu reka nkakore ndumuramyi ndakunda kuramya Imana no muri Rwanda Samaritan Ministries tugiye kudevelop icyo kintu cyo kuramya Imana no guhimbaza Imana n'ubuzima ufite bwanjye bwa buri munsi nyuma yo gufasha abantu ubundi buzima bwanjye bwa buri munsi no kuramya Imana no guhimbaza Imana aho ngaho niho mbereyeho umuntu w'Imana kuko nanjye niho nkirira niho mbonera amahoro reka yaba nk'uturirimbira rero iravuga ngo gira ubuntu nk'ubw'umusamariya ufashe imfubyi n'abapfakazi basengera basabire ku Mana kuko batishoboye ari benshi bose bakeneye inkunga yawe ego nta kindi kintu Imana kuririmba nk'aba diva urumudiva no nuko ari yo ritwe gusa nashatse gukoresha ndakunda abadivantiste ariko ndumwe mu bantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza b'abarokore ego hanyuma rero ndagira ngo wanyemerera tugasoza kino kiganiro murakoze cyane ariko ntabwo ku bakunzi bacu badukurikirana igihe cyose akiri hano muri Kenya ndetse nubwo yazasubira hariya mu Rwanda tuzakomeza tumushake tumuganirize harimo ibintu byinshi kandi buriya bazavuga ngo gutegera cyangwa se kumva ibigwi by'intwari bize bisemburamo abandi ubutwari ibikorwa byiza uvuga ibikorwa byiza ukora ni nako Bibiliya nayo bivuga ariko kandi ni ijambo abantu bakunda gukoresha kuvuga ibyo dukora tugakora ibyo dushobora kuvuga rero ibikorwa nibyo bize byivugira kuruta amagambo reka mfate uyu mwanya nshimire mama w'amahanga cyane cyane nashimire abo umaze gufasha buriya hari abantu bashobora gukenera no gufashwa ugasanga ntibari ready kuba bafashwa ariko kuba warabakuye aho wabakuye bakemera no kwakira ubwo bufasha hakaba hari abarangije za primaire hakaba hari abarangije za secondaire ejo n'abayobozi bejo hazaza no kuvuga ngo ubuzima bwawe ubushobozi bwawe wabushoye mu butaka bwiza niko bazavuga ngo imvura ntizigwira ubusa iva mu ijuru byanze bikunze hari ikikora imeza imisozi imirima ugasanga byenda abantu babonye nico bafungura ibikorwa uri gukora kurabiba kandi uzasarura ukiri hano ku isi benshi bakunze kuvuga ngo tuzasarura nitugera mu ijuru ariko ibikorwa byiza byose dukorera ku isi umusaruro wabyo ubibona ukihari ijambo ry'Imana rivuga ngo mu isi ni 100% mu ijuru n'ubugingo buhoraho cyane ni ukuvuga ngo ibyo dukora ibihembo byabyo tubibona tukiri hano ku isi Imana yagure vision yawe Imana yagure inzozi ibikorwa byose uteganya gukora twese twifuza kuzabona ufite amashuri manini ufite amavuriro manini abufasha ari ibihumbi n'ibihumbi rero mwebwe muri kudukurikirana rwose tuzashiraho nimero za WhatsApp muri iki kiganiro hasi dushiremo na nimero ushobora kumuhamagaramo yaba iya hano muri Kenya yaba iyo mu Rwanda ndetse tubashirireho n'iya WhatsApp uzakenera kumuhamagara uzakenera kugira icyo yafasha uzakenera kumuvugisha uzagira ibibazo ashobora kubaza
muzaca aho ngaho kuri izo nimero kugira ngo mumuvugishe. Rero Imana iguhe umugisha, namwe mwakomeje kudukurikirana, ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen.